Vanne yule beza batwanirije bareba twebwe uburyo tumeze wallahi tata'ajjab uratangara ugira gute uratangara kuko usanga twebwe biteye agahinda bavandimwe an Musa ibn Ismaila biturutse kwa Musa mwene Ismail yavuga umuyandike yani garagaza uburyo beza batwanirije bafatiranaga amahirwe yabo n'uburyo bakoraga ibada batatakazaga igihe cyabo biturutse kwa Musa mwene Ismail قال يا رفزتي لو قلت لكم دمت مبقيكم ما رأيت حماد بن سلمة كني جزمونو بيت حماد mwene سلمة دمت مبقيكم نيجي زمونو بيت حماد mwene سلمة رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى مجرمه ضاحكا قط دمت مبقيكم نيجي زمونو بيت حماد mwene سلمة aseka narimwe صدقتموني اسمع kwemera ibyo ndi kubabwira صدقتموني اسمع kwemera ibyo ndi kubabwira arangira avuga ngo kana mashghulan bi nafsihi uyu Hamad mwene Salama yabaga yihugiyeho igihe cyose yani kugira gute ari gukora ibada zishobora kuba zatunganya umutima we imma ay yuhadditha ikindi gihe yabaga ari kwigisha abantu wa imma ay yaqra'a cyangwa se ikindi gihe akaba ari gusoma Qur'an wa imma ay yusabbiha cyangwa ikindi gihe akaba ari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala wa imma ay yusalliya ikindi gihe akaba ari gusari wa kana qad qasama an-nahara ala hadhihi al-a'mal yari yaragabanyije amanywa ye ibi bikorwa byose turangije kureba bavanye haje indi mvugo ivuga yuko uyu nguyu Hamad mwene Salama washoboraga kuba wamubwira ngo satamutu gadan uzafejo akakubwira ngo nagikorwa nshobora kongera ku bikorwa byanjye uko nyene narangije kujya gute kwitegura impamvu bavandimwe dufatirana amahirwe kuko iyi minsi tugiye kujyamo ntabwo ari iminsi yo kujya gute al-la'ib yo gukina no gutakaza igihe niyo mpamvu bavandimwe Ibn Baz rahimahullah yaravuze ati al-waqtu huwa al-hayatu ngigihe nibwo buzima ومن أضاع وقته وموزاتاك زكيتي أضاع حياته أزابتاك جوزمبي أزابتاك جوزمبي ومن أضاع حياته كانوا موزاتاك جوزمبي ندم أزيشوز ولا تنفعه الندامة كان كيشوزانا كيزاو مريض يوم فمانيمي إميس تيكو جامو نيهيري يونجي ويشا إمبري يعني نامي مراهنغا نبادي بوسي fatirana iyi minsi bavandimwe la'alla wenda nagatsongera gura nayo umwaka uzaza niyo mpamvu qala Ibn al-Jawziyya rahimahullah Ibn al-Jawzi yaravuze ati yambaghi lil-insani birakwiye umuntu ay ya'rifa sharafa zamanihi kwamenya icyubahiro cy'igihe cye wa qadara waqtihi ndetse amenya n'agaciro k'igihe cye fala yudayyi'u lahzatan kandi aramenye nagatakaza igihe cye kandi aramenye nagatakaza igihe cye n'akanya gato cyane fi ghayri qurbatin atari mu gukora ibikorwa bimwegereza Allah fi ghayri qurbatin atari gukora ibikorwa bimwegereza Allah subhanahu wa ta'ala ibi ngibi biri mu gitabo Sayyid al-Khatir